bikarangira ndi kubyina. Ni King James wari uri kuririmba. Rero abantu twari twagiye kwamamaza, ariko twari turi mu munsi wo kwishima, sinzi impamvu twari kwitonda. Eya muraho neza, mumeze mute? Njyewe meze neza, ndashima Imana. Nitwa Ngwinandebe. Rero nari narabisezeranye ko nzajya kwamamaza Nyarugenge, nzajya kwamamaza umukandida Chairman Paul Kagame, tukajya kumwamamaza muri Nyarugenge. Ejo hashize nari nabisezeranye, rero niko byagenze. Twazindutse mu gitondo saa 11, ndakaraba, nari nashyushye, nta video n'imwe nafashe. Ndakaraba, ndangije mpamagara abantu twari bujyane, hanyuma turagenda. Kubw'Imana twasanze hataraza akavuyo kenshi k'amamodoka n'abantu bivanze. Abantu bari binjiye imbere, amamodoka ari inyuma. Rero nta mbutiyaje nyinshi twahuye nayo, twageze saa 9 za mu gitondo. Rero bahita batwohereza aha hantu. Ningewe video wazifatiye muri aba bantu, inkweto zanjye ukuntu zasaga muraza kubibona. Kari akavuyo kadasanzwe, ariko nabyenjoyinze guhura n'abantu nyine bari excited, bafite akavuyo kenshi, bayora ivumbi, bakicara hasi, nta protocol na nkeya bari bafite. Aha rero twari turi kwenjoyinga, bigeraho sound iranga, hanyuma abantu batangira kwanza kwishakamo ibisubizo. Intore zari zabonetse i Kigali. Hanyuma batangira kurya umuziki. Hari abakecuru bari bariho barya umuziki. Rero twabyiganye tujya imbere, tugeraho ewana tubona turapfuye. Aba ni abakecuru bishatsemo ibisubizo, sound yapfuye. Hanyuma batangira kubyina, ewana babyinnye nk'isaha yose. Rero twagiye imbere biranga, turagaruka tujya nyuma y'abantu bose, tujya kwegera ekara, kuko twabonaga nta yandi mahitamo dufite, kuko twatinyaga ko badukandagira cyangwa se bakatubwira tukagira ibibazo. Twahisemo kujya inyuma, kuko ntabwo nari nzi ngo stage iri he, nari nzi ibyo kubera abantu baruvunganzoka kabisa. Ariko byagenze neza, ngeraho niga ubwenge guhamagara Shema, mubaza ahantu ari. Shema ndamubaza ahantu ari, arahambwira. Hanyuma arambwira ngo shakisha uko uzenguruka use nk'utangira, dusanga ahantu turi. Niko byagenze. Twagiye tuyoboza abajepe n'abapolisi, ni abantu beza bitarabaho batuyoboraga. Reba ukuntu za nkweto zacu zasaga, Jesus. Njye n'abashuti banjye twari turi kumwe, ibintu byari byabaye ibindi kabisa. Abantu bajyaga iyo nkweto ntiyaherukaga koga, twayiguze itoze. Rero aho twashatse inzira, twari dugeze aho tugomba kuba turi. Ubwo nibwo twari tukinjira, turi ku murongo n'abandi, turi kwinjira turi kivunge, turi benshi. Hari abasitari benshi cyane. Uwo nguwo ni Simodo Vestine, aho yaraje kunsuhuza. Yo Jesus, namukunze cyane. Ni umwana mwiza, ni umumama mwiza, ari cool ku rwego ntashobora kubivuga. Nabona iyi video abimenye ko mukunda. Yari ari kuvibinga, ntabwo yari yifunze nk'abandi bantu bari bifunze. Dufatanyije kurya umuziki, yari ari mu b'imbere kabisa. Aba rero ngo bari aba diaspora baje kwamamaza perezida. Rero bari bariho babyina, ewana nkavuga ni kabisa.
abakecuru kabisa batari kunanirwa, batari kuruha, nibo bari bariho babyina. Tibini bagiye imbere babyinira, uriya ni njyewe wari uri kwiruka mu bantu ndi kubyina. Mbega nari mfite akavuyo, abantu bose bibazaga ibintu byambayeho, ariko nyine nishimye ko naje kwamamaza umukandida mwiza wa FPR watugejeje ku bintu byinshi. Aho rero Bruce Melody na Bwiza bari bari kuri stage n'ababyinnyi, twabyenjoyinze cyane. Abantu bose bafite vibe, abantu bose bari babyishimiye. Aba bantu bagira energy zidasanzwe kuri stage, ntibacika intege n'umwe. Izuba ryari ryabaye ryinshi, bamaze iminsi myinshi bazenguruka bakora amatuwa, bakabaye bananiwe, ariko ibyo bintu ntabwo bibareba pe. Ibyo kunanirwa bazananirwa mu bundi buzima, ngira ngo rero bari bafite vibe, baduha vibe, turishima. Nari ndi guca mu bantu, ndi kureba ukuntu abantu bameze, izuba nta kintu ryari ribabwiye na busa, bari bitaye ku cyo baje gukora. Wow, byari biryoshye, byari bimeze neza. Hanyuma rero aha byageza, uriya ni Isimbi na The Trainer. Byageze aho abantu basa nk'aho bahagaze, sinzi ukuntu byagenze. Noneho haza abahungu b'ababyinnyi, ariko bari bavanze, harimo ibihame, harimo mu nganzo. Rero baje gushyushya urugamba. Aho abantu bari bicaye, sinzi ukuntu byari bigenze, nimba Bwiza bari bavuye kuri stage, nimba byari bigenze bite. Ego, aha rero bandi umuntu, ba Jules Sentore, ba Joel Muti, Rani Gatore, harimo Ndibundira. Ewanisha abantu bava ibinza hano, ndumirwa kabisa. Abantu bose ndabazi, ariko ntabwo nakumva impamvu mbibagiwe. Harimo Gatore, harimo ndabibagiwe pe, ntababeshyi. Murayire, hari abantu umuco bawihebeye burundu, ku buryo ibintu byose babiginamo gakondo. Rero ahangaha ni njyewe wari uri muri piste na Isimbi. Twari dufite vibe, twari twishimye, twari dufite akavuyo kenshi. Hanyuma twari turiho tubyina turimo hagati, nta kibazo na kimwe twari dufite, twari twishimiye gusa nta kindi. Hanyuma dukomeza turya umuziki, dukomeza tugira vibe. Ahangaha noneho byari byakaze wagira ngo babe batumenyeho nk'inshishi ngo ziturye cyangwa intozi. Twari turiho tubyina, naje kubona akadarapo rero, bampaye akadarapo. Bampaye nk'utudarapo 10 ariko kuko natuzunguzaga cyane tugacika. Rero byageraga aho ngaho ubusazi bukanga, nkarekera, nkongera nkaza kubyina. Nyine ntabwo akanjye kajya kibuje ko kitonda. Rero abantu bose bari bishimye. Bariya bose ni ababyinnyi ba gakondo, bari bariho bavayibinga, bari bayoboye igihugu. Uyu mama umugaye yaje kubyina Jugubira, ajyamo hagati muri piste. Yaduhaye show, ndamuzi, yarerewe i Gatagara, umukobwa wa Fripon. Yabahaye show, bari batangiye ukuntu umuntu umugaye ajugumira, dance zose azizi, ariko
umugore nashobora niba ari umugore cyangwa ari umukobwa atanga vibe no mu buzima busanzwe, niyo ari Gatagara baje Gatagara abayoboye mu bantu bafite vibe. Rero yari arimo hagati muri piste niwe waduhaye show, turi kubyina, ni Chris Easy wari uri kuririmba. Urabona ko abantu bose hano bari muri Rugumira, mwibaze ko ndirimbye pe, nkiyemeza kuririmba. Rero abo ni abantu bose bari baje, ibyo byageze aho byashyushye, abantu bavuye mu ntebe zabo twishimye. Ahangaha ubusazi buba bwanze bikarangira ndi kubyina. Ni King James wari uri kuririmba. Rero abantu twagiye kwamamaza, ariko twari turi mu munsi wo kwishima, sinzi impamvu twari kwitonda. Ibintu nibyo byanjye, ariko sinkasiba. Noneho ahangaha nari mfite akavuyo, ndi kwirukanka mu bantu, ndi kwiruka nkagenda nkagaruka, nkiruka nkagenda iyi niyo true color yanjye. Rero abantu sinzongere kubifatira ngo nditonda. Ubundi njya mba umusazi nkiterera hejuru. None hano nari ndi kuvuga ngo ndi gupafominga, ngo ngiye gupafominga. Wagira ngo narariye nk'ibintu bitaribwa kugira ngo nsare neza. Rero ahangaha Skyto yaraje ari kutubwira ngo bige. Mu kanya araje atubwira ngo bige. Cya kiganiro cyo bavuga ngo bicare bige. Rero yarajemo hagati muri piste, aje kuyobora abantu nawe kugira ngo atange vibe. Abanyarwanda kabisa bari bishimye, nabikunze. Normally ni ubwa mbere nari ngiye kwamamaza, ni ubwa mbere. Ikindi gihe cyose kubera ko nari mfite abana batoya, ikindi gihe nari umwana wo mu rugo, ntabwo rero byari gukunda. Aha na Lisi na Bushari bari bagiye kuri stage, batanze vibe nziza, abantu bari babishimiye, bari bari kuririmba. Abanyarwanda bagira ngo nta zuba bari kumva, kandi ryavaga ari ryinshi cyane. Rero bari baje biteguye kabisa kwamamaza. Aha ni muri tribune, abantu baba bicaye bitonze, uretse twebwe byahumbye, twebwe byanze kabisa kwitonda, biba bitatureba cyane. Aha twe twagize umwanya wo kwicara, hari hagiye kujyaho maybe Niringabo, harakiho Knowless, ariko niwe wayakurikiranye abana b'abashuti banjye twe twajyanye. Rero ntabwo babizi ko ndi kubafata. Perezida ari hafi kuza, ndi kuvuga ko ari perezida, ariko nyine n'ubundi tuzamutabona ku itariki 15. tuzaba twazindutse twabukereye cyane kuko bitarabaho. Ku bwanjye niwe perezida, ku bwanjye niwe uzakomeza kutuyobora kugeza igihe Kristo azabishima ko atazaba akiri mu buzima. Niyo mpamvu ndi kumwita perezida. I know ko ubu ngubu batari kumwita perezida, bari kumwita chairman, kubera yuko ari kwiyamamariza umwanya wo kuba perezida w'igihugu. Ariko ku bwanjye ni perezida, ntabwo ndi kwibeshya, ntabwo nabyibagiwe, nta nubwo ari uko ntabizi, ndabizi neza ko ariko bimeze. Aha rero perezida wacu yaragiye kuza. Know what? Nabonye umuhungu we. I was so excited. Jesus. Numva nahindukiye ahantu nanicaye ku musozo neza, ahantu perezida ari
ari bwinjirire, mpindukiye mpita mbona umuhungu we, Jesus, mpita mfata kamera. Uyu mukecuru yantangaje, undi mukecuru mwiza, yari arishaka kuza ahantu perezida yari ari neza ngo amusuhuze, kandi murabizi ko bitaba byemewe. Rero bari bari kumubwira uko bigenda ahangaha. Umuhungu wa perezida yararindiriye kuko ari muri protocole ya papa we. Hanyuma ahangaha niwe aba ari mu kazi vraiment, aba afite ijisho, wow, nabikunze ukuntu yitwaye, aba ari mu kazi kabisa, atuje, ari gukoresha amaso, ari poze. Aha rero imodoka ya mbere yari itangiye kuza, nari nashyushye, nari nahagaze, nari ndindiriye. Imodoka ya mbere iraza, mpita mpaguruka, iya kabiri iraza, bakavuga ngo twicare turamubona, nkumva ntabwo biri bukunde, ndahaguruka neza, n'abandi bantu nabonaga bahagurutse, so nanjye ndahaguruka. Rero aha twari nanze gukuraho kamera kugira ngo turebe perezida ataza na kamera nayibitse nanarangaye, reka nagombaga kugumishaho kamera. Hanyuma imodoka ya gatatu iraza, hanyuma turamurindira, hanyuma ngo araje. Ikintu kirenze, yaje yitwaye, atwaye na madamu, byari byiza. N'ubundi kubisubiramo nkumva nashyushye, sinzi niba muri kubyumva mu ijwi, ndi excited biteye ubwoba, yo. Noneho baje kumufungurira, agenda mu modoka nziza, nayo filime yonyine. Mana yanjye, Imana ni urukundo, Imana ni nziza, iduha umuperezida mwiza. Ngo uriya yasohotse na madamu basohotse, uyu mama araberwa bitarabaho, uyu mupapa ni umusirimu bitarabaho, ariko umuntu utari umunyarwanda yaragowe cyane. Rero yatangiye gusuhuza abantu, reba nafashe uyu mumama, nabikunze ukuntu aba ari so serious. Yaherekeje umupapa nyine yaduciye imbere, atangiye kuramukanya n'abantu, aragenda hirya aho ntari nicaye, ntabwo nari bumugereho, atangiye gusuhuza abantu. Ahangaha ni imodoka ye, aho yari yayisize, yari bagiye kuyikatisha ngo bayishyire muri pozisiyo ya nyayo. Si the car, dore ikirangantego, imodoka nziza. Ariko Mana, dufite umuperezida mwiza ku isi yose. Abantu batari abanyarwanda bumve ko mbakomeje, dufite ibintu byiza batagira, ni ukuri. Mbagira inama baza kuba abanyarwanda cyangwa bakaza nko gushora mu gihugu cyacu, kugira ngo nibura tuzabahe ubwenegihugu bakamara igihe kinini. Reba iyo modoka, ni nziza nayikunze. Rero ahangaha yaramaze kuzenguruka ahandi hose, agarutse aho twicaye. Kamera yanjye yari tayari, bana banjye, abanyamakuru baba babanje imbere, abajipe benshi cyane. Hanyuma arururuka kuko yaramaze gukora tuwa, kumanuka hepfo abantu ahantu hose baba bamujyanye, aramanuka. Ahangaha yarandi imbere neza cyane. Kwicara neza nta kuntu bisa ku isi. Ndabibifurije abajotinzi bose, muzicare neza ahantu hose muzaba mukeneye kwicara. Aha rero bankingirije cyane, mpita njya kumutangiriza kamera imbere kuko abantu benshi baba muri imbere. Hanyuma kandi yanciye neza imbere, ngubu araturamukije. Uyu mupapa ni mwiza. Nta kuntu mwagira igihugu cyiza ngo mugire umupapa mwiza ubayobora, umuperezida mwiza. Mana yanjye, Imana yaraduhaye byonyine, yaraduhaye, ntacyo yatwimye, yaduhaye byose. Uyu rero umuhungu we wari uvuye kumukorera protokole yose, aragarutse. Nakunze discipline afite mu kazi, nakunze ukuntu ari so serious, nakunze ukuntu yubaha abantu bari hejuru ye. Aha twari turi kuririmba indirimbo y'umuryango,
turi kubyenjoyinga ariko kamera yanjye yagombaga kwerekana ibintu byose, yaragiye kumva icyo abakuru bamubwira. Impamvu namenye ko ari abakuru, ari akajesite yakoze, aka kajesite voila, aka rero niko byari byiza byari byiza cyane, nabikunze. Wumve ko n'ubu nyashyushye wagira ngo niho ndi. Aha rero Butera Sandrine na Rukumani nibo barabaye MC b'umunsi, bari batangiye kutubwira uko bigiye gukurikirana, bakira abantu nabo baha amajambo, baha ijambo, ntabwo ari amajambo baha ijambo, bashimira perezida. Reka nceceke gato mwumve ibyo ari byo. Iyi mitwe ya politike nta yindi ni PSD, PL, PDI, PDC, PPC, PSP, PSRD ndetse na UDPR. Abaturage duteraniye hano turarenga ibihumbi 500, turarenga ibihumbi 500. Abaturage n'abaturutse muri Kamonyi, ku Kicukiro, Gasabo, Nyarugenge ndetse n'ahandi. Ubu ni bwo buryo bwiza bwo kwereka isi n'abayituye amahitamo yacu nk'abanyarwanda. Sandrine, uvuze ko imyaka 15. Ahangaha rero bari bakiriye abasilamu n'abasilamukazi bo b'Inyamirambo, baje gushimira perezida ko yabagiriye neza, yabagejeje kuri byinshi, yabubakiye Biryogo nziza, yatumye irayidi iba umunsi igihugu cyose cyubaha kikawubahiriza. So bakoze tuwa, bagenda babyina nk'abasilamu n'abasilamukazi, bari bambaye neza, basaga neza. Nakunze ukuntu uyu musaza ariwe bayoboye, ari imbere, byari byiza. Barazenguruka bagera imbere ya perezida, bari kubyina bafite akamahari, kandi urabona ko ari abantu bakuru, batari bari nyine kwiyamiza gusa. Ibintu bari bari gukora byari byiza, byari biri mu mutima wabo, nabikunze. Ahangaha rero nari mpagaze ku ntebe hejuru, ko abantu bari bahagaze, birangira mpagaze ku ntebe hejuru, mfata aba bantu barakomeza bakora tuwa, barazenguruka. Bari babiteguye neza, bari babiteguye neza. Rero hari abasitari benshi, dore Bwiza, dore Clapton. Inyuma yanjye hari abasitari benshi, Knowless, Bushali, hari ba Junior Giti, hari ba Chris Easy, hari abantu benshi ba King James, hari abasitari benshi ba Mateteri, hari abasitari benshi pe bose bakoze performance. Bose tukatwicaranye ariko inyuma aho twatwicaye bari bafite vibe, nicyo kintu kirenze. Bari bafite vibe, bafite urusaku, bari bishimye. Nta muntu n'umwe nabonye wari ucecetse, wari witonze, ntawe. Abantu bose bari bafite vibe, bose bari bishimye. Bose simbizi ukuntu abantu bameze. Hari abantu mbona bakora amatowa buri munsi, noneho ntibari birambirwa, ntibabivamo, ntibagira ubunebwe. Izuba bariciye amazi, abantu bafite akamahari, buri muntu ntabwo bisanzwe. Murahire ko ntazajya n'ahandi bitambanye ubuki byambanye ubuki, nzajya n'ahandi kababayo rero. Kandi ndumva mbyiyumvamo. Rero ahangaha abakecuru n'abasaza bari bamaze kuzenguruka, bari bageze imbere ya perezida, bari bari kumuramutsa, kuko niko bari babiteguye. Barongeye baragenda kwa kundi bari babiteguye, bagenda babyina, baragiye basubiye mu byicaro byabo.
rwose wabonaga ko ari abantu kandi babyinnye ahantu hanini, batambagiye ahantu hanini cyane ku buryo byari likely ko bananirwa, ariko bari bafite imbaraga nyinshi. Rero hano Sandrine yari ari kuvuga ko ashimira perezida ukuntu yadugejejeho ibintu byinshi byiza nk'abagore, kuko yitabiriye umukino w'amasiganwa mu modoka, siporo nyine biri mu gice cya siporo. Ntabwo abagore bahejwe, ntabwo abagore basigajwe inyuma nk'uko byari biri. Rero yari ari gushimira avuga ibigwi by'umukandida wacu mwiza dufite none, nyakubahwa chairman Paul Kagame, ibintu byiza mu myaka 7 yatugejejeho, cyane cyane mu karere ka Nyarugenge. Rero nibyo bari bariho bavuga ahangaha, bari bagiye kwimvita bari bari gutebya ukuntu mu myembe batakiyita mu myembe, bahita muri mango city. Reba babastar bose ba Nyambo, ba Bruce, Neri Ngabo, Chris Easy, abantu bose bari bahari kandi bari bishimiye mu by'ukuri. Nta kintu rero nabonye ko umuntu wese kuri perezida kabisa icyo ari cyo, icyubahiro cye, ubusitani bwe bwose buba buri hasi. Wow, nabikunze. Abantu ntibaba bafite kwifata, abantu ntibaba bafite kwigira nabi, kwa kundi nyine ujya nko muri show zisanzwe ugasanga abantu bifunze. Rero uyu ni umukandida, ntabwo ari umukandida, ni uwundi muntu ukuriye irindi shyaka ryitwa, ririya shyaka ryitwa Mukishema. Uyu muntu akuriye iri shyaka yanga PSD, ntabwo ari ryo, ari Vera. Ubundi irindi shyaka ntibuka iryo ari ryo, ntabwo urumva, sinzi neza niba mbyibuka. Rero hano bari bamuhaye ijambo, aje kuvuga impamvu bifatanyije na chairman mu kwamamaza, batatanze kandidatire. Yavugaga ibigwi bya chairman PDI wiwi. Rero ahangaha bari bahamagaye abantu babyina gakondo, nibo babandi kare twari tuhoze tuvayibinga. Aha rero bari bari gutaramira perezida, bari bishimye, abantu babyinnye neza cyane. Uyu ni Gatore Nandera, hirya iriya ninde, ese ko abantu ndi kubibagirwa, simwibagiwe, biragiye. Aha bari bacyuye ingamba, bavuye mu ngamba batashye, bandi bumuntu, bajure Senore, bose bari bishimye kabisa. Babonaga ko bafite umunezero ku mutima, ku maso bikagaragara. Wa muntu ndamwibutse, ni Cyogere. Ubu rero uriya ni Gatore na Ruti Joel. Hanyuma nibo bari bagiye bari basohotse, actually bari basohotse. Rero ni Andi na Jire na Cyogere na Alain Murayire, abantu nyine bari bishimye, ntabwo bashaka kuva mu ngamba. Mu by'ukuri bumvaga bakeneye gukomeza bakabyina gusa. Hari abantu bari bandi inyuma barambwira ngo nijye kubyina, kandi se nari kujya kubyina mu bahungu gusa, koko mwakabyaranye ntabwo byari gukunda cyane, yuko ntarindi muri izo protokole zose njye nari naje bisanzwe.
kwamamaza bisanzwe. Rero aha ngira ngo nibwo bacyuye ingamba noneho, bagiye basubiye mu byicaro byabo, bagiye guhamagara abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, niko babitubwiye. Hanyuma bavuyeho hajyaho chairman, his excellence intare yacu, afande mukuru kizigenza, umwe rukumbi uwo dukunda, tuzatora ibihe byacu byose, ubereye igihugu, ubereye u Rwanda, nyakubahwa nyir'igihugu, nyir'icyubahiro, ibintu byose kabisa. Ni umupapa mwiza uri smart, yaduhaye speech nziza, atubwira muri make, yatubwiye ko ataje gusaba, aje gushima, kandi ko iyo uri intare ngo aho kugira ngo ube intama iyobowe n'intare, waba intare iyobowe n'intama. Ariko twe tudakeneye kuba intare ziyobowe n'intama, ahubwo turi intare ziyobowe n'intare, kandi iyo uri intare ubyara intare. Guess what? Yo, aha yaratashye, abantu bamuherekeje na protokole nyinshi nk'ibisanzwe, n'ubundi yanciye imbere anca mu maso nk'ibisanzwe, araturamutsa nanone arataha, ari kugenda asezera abantu na madamu mama ni mwiza. Bantu bataramubona ndabasengeye muzamubone, kunda bagenda atuje na pressure y'ubuzima. Wow, ageze ku modoka baramusezeye, arasezerewe uturinite ku ruhande. Wow, asubiye ku modoka. Rero aratashye, ageze ku modoka nk'ibisanzwe agiye kwitwara, ndabikunda cyane. Rero icyo yavugaga, iyo uri intare ubyara intare, reba icyo yashakaga kuvuga. Rero iyo uri intare ubyara intare, uyu ni intare yacu y'Abanyarwanda. Reba iyindi ntare yabyaye rero, mwenyewe uretse umurebe unampata. Yo, iyo uri intare ubyara intare, ntubibona? Ari mu kazi, nta pressure yindi afite, ari muri protokole ya papa we, ari mu kazi, ari kumva icyombo neza, mbega ibintu bye biryoshye. Ndabasabye mbinginga rwose, muzakunde u Rwanda, muzakunde Abanyarwanda, muzakunde perezida wacyo. Ni umupapa mwiza. Ahangaha yari ari muri protokole irangiye, papa atashye na cortege ye yose batashye. Nakunze ukuntu yizanira umugore, kandi yatubwiye ko urugo rwiza ari umugore, kandi intare y'ingore niyo ibikaze. Akazi ngira ngo kari karangiye, niyo mpamvu yari akuyeho icyombo, nawe ngira ngo yari agiye gutaha cyangwa gukurikiza izindi protokole zose. Rero aha twe dusoje, bari bari kutwinginga ngo tuvanze dutuze, abantu bagenda gake gake. Uyu n'umukecuru wari ufite vibe, abantu nari ndi guca mu bantu ngenda nsoza n'abajotinzi gake gakeya. Abangaba ni b'Abasilamu bari bari kurya sho, kuko Rukumana yavuze ngo Nyarugenge barya sho, nuko byagenze, bari kurya sho. Rero turatashye, amasimbi n'amakombe, abajotinzi twe tuhabaye. Ndanzima ntiyari kuzana uruhinja mu bantu bangana gutya, ntabwo byari gukunda, ngira ngo ari kurunaga hasi akiruka. Ahangaha rero abantu baba bari kubyina, abantu barindiriye ko abantu bake bagenda bava mu nzira, hanyuma tugataha. Nuko nguko byagenze, byarangiye tugeze ku modoka, abantu bagiye ari benshi, dusigaye turi bake. Uwo ni Shema ari kwandika ku modoka yuzuye ivumbi ngo Joe Twins Show, ashushanya. Nimureba neza ku modoka murabonamo isura ya Shema. Hanyuma bari kwandika, reba ukuntu tugize, yanditsaga Pussycat
Joe Twins Show. So ciao, we love you guys. Turabasomye. Imana ibahe umugisha.